bitewe n'abahanuzi. Ati tanga ibi kugira ngo ubone ibi, Imana ibi kugira ngo ibone. Ubu Imana irakennye ku buryo itubwira ngo banza utange amafaranga runaka kugira ngo ikugirire neza, igukirize umuntu. Njyewe siko mbyumva pe. Numva Imana nta kiguzi idukeneyeho cyo kuvuga ngo dutange amafaranga, kuko amafaranga asubira yabuze. Wenda icyo yakadusabye ni ugukiranuka tukayizera. Hello family, nongeye kubasuhuza aho muherereye hose, mu Rwanda, mu Burundi, Mozambique n'ahandi hose ntabashije kuvuga ukaba unkurikira. Ndagusuhuje, bifurije amahoro y'Imana, bifurije imigisha. Abatameze neza bifurije kumererwa neza, Imana ibagenderere. Hano ni ku nama za Queen 31. Niba uhageze bwa mbere nguhaye ikaze. Ni ijambo ry'Imana tunyuzaho ubuhamya bugiye butandukanye ndetse n'inama zishingiye kubaka umuryango. Niba rero utarakanda subscribe, nagusaba kuyikanda kugira ngo tujye dukomeza kubana muri ibyo byose maze kukubwira. Nukanda subscribe hano nzi ko utazicuza. Uyu munsi rero tugiye kwiganirira ku bahanuzi. Muri iyi minsi hariho abahanuzi baza kubwira ibintu bitandukanye, umwe akubwira ibitandukanye, ugasanga mbese ubuzi ibyo ufata n'ibyo ureka. Hano hari n'abahanuzi, hari abantu bizerera mu buhanuzi, ugasanga kumenya umuhanuzi uri kumubwiza ukuri no kumenya umuhanuzi uri kumubeshya ntabwo ari kubishobora, kandi koko biragoye ko wanabitandukanye. Kandi ubu hari umuntu yamanuriye mfite, sinibuka ngo nari mfite imyaka ingahe, ariko ndibuka ko yamanuriye nigaga mu wa 6 primaire. Nuko araduhurira mu nzira, arambwira ati rero urabona kuntu ufite ubwenge, ati ndakuzi. Ntoye ntabwo nzi, ariko we yaranzi, naje kumenya ko ari umuntu waronzi. Ati rero, ati ube witegura, ati ku myaka 25 uzaba uri meya. Ati uzaba uri meya. Nukuri narabyizeye, none nari ndi muto y'ukuntu sinari no kumenya ngo si umuntu yababeshe. Narabyizeye mbigenderaho, umva. None ndashaje ntaraba meya. Ariko biba bigoye. Abahanuzi rwose muri iyi minsi babaye benshi. Kumenya umuhanuzi w'ukuri no kumenya umuhanuzi utari w'ukuri biragoye. Undi muhanuzi wamanuriye ni umuntu wamanuriye ubwo nari ndi kwa muganga ndwaje umwana. Ubwo nari mazeyo ndumva nari maze kwa muganga ibyumweru nka 2. Nuko ubwo hari umumama waje kumbwira ati nyamara rero hari umuntu mfite wagusengera. Ati ubu rero naguha nimero ye mukajya musengana, wenda hari icyo byafasha. Ntiyego gira vuba rwose, gira vuba ama nimero yiwe. Nuko amaze kuma nimero yiwe, umuntu rwose akajya nsengera, nganabikunda pe, nkumva ngaruye ibyiringiro, twasengana kuri WhatsApp kuko yari ari kure, nanjye ndi mu bitaro nyine. Ubwo akanyoherereza ansengera, tukaba turi hamwe nyine dusenga, ariko akagenda namanurira, akajya amanurira mu tuntu duke na duke. Ariko ubwo rimwe no n'ikintu cyaje kunsetsa ni uburyo yigeze amanurira, arambwira ati rero, ati kugira ngo uve mu aho mu bitaro, ati Imana imwiye ko ugomba gutanga imyenda, ati ugomba gutanga imyenda. Nuko ndamubaza se kundi hano mu bitaro ni ndafata amafaranga ngiye kugura imyenda nyiha abantu, cyangwa hari ukundi ndi bubigenze wenda ngatanga niyo mfite. Ati imyenda yose ibikoroheye bari byo ukora, atari kugerageze utanga imyenda kugira ngo uve aho ngaho. Ati kandi iki kintu nugikora ejo uzararutashye. Ndavuga nibyo byoroshye. Nibyo bintu biroroshye cyane rwose. Nuko ndibuka ko umuntu wari uzanye ibiryo saa sita nahise musaba kunsigariraho, ndangije nanjye ndataha mu rugo. Ndagenda hari umumama twakoranaga, mpita mubwira numva afatiye imyenda yose. Ahantu uzi hari abakene njye ndiye bampere. Nuko arambwira ati none se kuri gutanga imyenda yose bigenze bite? Kuko nateruye ivarisi yose uko yakabaye, ndubwira imyenda genda uyitanga. Ngiye urumva nari mvuye ku bitaro nsize y'umubebe. Byasabwa nyine nihute kugira ngo ntaza gusanga yarize. Ubwo ngiye sinari kumenya nabo ndi buyihe pe. Sinari kumenya abo ndi buyihe. Hano Mozambique we uzi ko ushaka n'abantu waha imyenda ukababura kenshi.
ukababura. Ubwo rero ni abantu nari kubona rwose mpita ngenda njyaho ubwanjye ngo nyibihere, ariko naravuze ni ibyo ari byose ni njye uyitanze. Nuko ndangije ndayitundurira nyine ndayimuhe nigenda ubahereze, nanjye nsubira ku bitaro. Noneho ikintu cyansekeje kwa kundi uba wizeye umuhanuzi, numvaga ngo nyine ndagera ku bitaro nkahita mfata umwana nyine tugataha nsanga yakize. Icyo cyizere nari ngifite. Noneho ntungurwa ahubwo nuko ngeze ku bitaro nsanga bambwira ati umwana bikomeje gukomera, ni transfert. Ati ni transfert kamujyana ku bindi bitaro bikuru. Byaje kurangira ngiye kuri ibyo bitaro bindi bikuru ndongera mu marandi amezi hafi 3. Ubu rero gutandukanya umuhanuzi uri kukubwiza ukuri n'uri kukubeshya ni ibintu bigoye pe, ni ibintu bigoye. Ariko rero uyu munsi naguteguriye ibintu by'ingenzi wagenderaho umenya si uyu muntu ari kumbwiza ukuri, ari kumanurira ibintu by'ukuri cyangwa ari kumbeshya, kugira ngo umenye icyo ukora. Uzi ko hari n'umuntu ushobora kuba ari mu kibazo bitewe n'ikibazo urimo, cyane cyane se urwaje umwana, urwaje umutware se cyangwa undi muntu uwo ari we wese. Umuhanuzi yakubwira ati nyamara ugurishe n'iriya nzu mubamo, atuyigurishe amafaranga yafashisha abakene pe. Gufasha si bibi, ariko ukibaza ese Imana ubu yakwemera ko ndaza ngagurisha iyi nzu noneho nkazava mu bitaro njya kurara mu muhanda mu iteme? Ukibaza se nk'uyu muntu ubu ari kuvuga ibintu by'ukuri? Natwe tujye tubanza dutekereze. Ukibaza se ubu Imana ikeneye kunyiriza umwana maze mbaje gutanga imyenda? Ese Imana ikeneye ikiguzi kugira ngo natwe tugirire neza? Ugasanga ibyo ni ibibazo twagakwiye kwibaza mbere y'uko abahanuzi batubwira. Mu by'ukuri abahanuzi b'ukuri bariho, mwebwe bahanuzi muhanura ibintu by'ukuri, Imana ibaha umugisha, ndabashimiye cyane. Ariko umuntu uza agahanura ibintu byo kubeshya, agahanura uvuga ngo Imana iravuze kandi itavuze, ni ukuri Imana ikugenderere pe, ikugenderere. Hari abantu benshi bagiye bagenda bagwa mu bigare bitewe no guhanurirwa ibintu bitari iby'ukuri, bitewe n'abahanuzi. Ati tanga ibi kugira ngo ubone ibi, Imana ibi kugira ngo ibone. Ubu Imana irakennye ku buryo itubwira ngo banza utange amafaranga runaka kugira ngo ikugirire neza, igukirize umuntu. Njyewe siko mbyumva pe. Numva Imana nta kiguzi idukeneyeho cyo kuvuga ngo dutange amafaranga, kuko amafaranga asubira yabuze. Wenda icyo yakadusabye ni ugukiranuka tukayizera. Ibyo byo nanjye numva ari ukuri. Ariko nko kuvuga ngo gurisha iki ngiki se ngo kugira ngo Imana ikugirire neza, utitanga inzu se kugira ngo Imana ikugirire neza kandi nayo iri bubone, iyo nzu nuyitanga se ukava muri icyo kibazo urimo urongera ukajya mu kindi kibazo. Simbizi niba Imana yabikora utyo. Ariko njyewe siko mbyumva. Uba abahanuzi nsigaye mbanza nkashungura nkareba ibintu umuntu ari kumpanurira bitandukanye na mbere. Muri iyi minsi rero hari umuntu uzi ukaguhanurira ugasanga ubuhanuzi bwe urabwizeye, ariko utabanje ngo urebe si uyu muntu ibintu ari kumanurira mbigendereho nshingiye kuki. Hari ibintu rero naguteguriye wagenderaho ureba niba umuhanuzi uri kuguhanurira ari kuguhanurira ibintu by'ukuri cyangwa se niba ari ibinyoma.